uremera ko Ben yagoye platform kandi wari uzimye wese uremera ko iyo platform nayo mutwaye atazongera kuyibona amano Imana imworohereze ariko anatubera isomo nyine twese tubirebe tubyige Slim Jesus Dumba abazi ikintu kimwe Dumba yo reba hano Dumba nagira ngo mbere kukuntu iyo umuntu ari zero hano bameze urumva Dumba reba hano Dumburiye akoze kusigaye uvuga nka cya Godfather oya Dumba reba Dumba niwe Dumba ntago mwabibasha Dumba ejo kayaje ha aravuga ati Bruce Melody agiye kuzima kuko ntabwo ashaka kutwegera urumva ntabwo ashaka kutwegera byose abyikorera ahubwo ngize cyose urakoze kunyibutsa urakoze amatwi gato iyo ndirimbo uretse gato indirimbo ngo mwandikemo pompo hasi mwese pompo mwese hasi ndashaka pompo Dumba Melody ndashaka kugira ngo nereke abantu ahantu tugeze turare muri uyu munsi umwe twujuje miliyoni imwe dufite 813 mu munsi umwe mureke turare twujuje miliyoni kugira ngo Dumba amenye ko atari abantu amenye ko ari umuntu Yesu Kristo Wow Dumba barateye ngo pi kama ndashaka intare kwa Melody Bruce ntabwo agira umufana watanga intare ndashaka intare kwa Melody Bruce ntabwo ufite umufana watanga intare wallahi ibintu byanjye byose urabirwanya guys munsharingire bajambiye hano Bruce nta mufana afite yatanga intare ndashaka intare kwa Melody njyewe ndashaka ko turara no twashyize miliyoni imwe intare n'inzara miliyoni iraza cyangwa abafana bawe ni nk'aba Big Energy Dumba uzabaze karakaririmbo wakumvishe gute ndirimbo ndimo ndayipromotinga njye na budget ndayifite wayumvise gute niyo bivuga wishimye bikunde Dumba ngo iki agize isoni kiravuze ngo niyo Dumba umuziki nyarwanda uratera imbere buhoro buhoro Coach Gaël yaragiye arandika nutongera kumara umwaka nta kintu ushize hanze none se undi njya kuza ninde wanzanye Coach Gaël yaragiye arandika ngo harya ngo dushora duhomba bro niryo jambo ryangomye kurusha comment zose zabayeho ni Dumba musaranyi we never navuze intare batanze akana intare intare ziramanuka reka kubesha abantu twavuze intare pana kana k'intare Dumba turacyari hano twaje kuri pumpumpu kandi njyewe pumpumpu intare niyinjira hano miliyoni irakwiye ku ndirimbo ndabibonye ko afite isoni zo kuvuga ko ari nziza ariko twese turabibona ko ari nziza ahubwo Dumba yabivuze ko ari nziza reka nkubaze ikindi Dumba ega Bruce ntabwo aryoha utamurwanyije kuri comment yawe ndashaka kumva ibintu uravuga iki nyine kuri show yabaye ejo bundi bombo clatini positing Dumba tukulina katia buroro so yabaye ejo bundi ntabwo narebye performance ya Ben narebye performance yawe gusa wagize isoni Melody uretse gato Dumba yarambwiye ati Godfather nkimara kureba performance ya Bruce Melody nahise mfunga televiziyo nubeshe ko nanumvishe uretse gato nahise niheba ndarira yabivuze tu anavuga ati ngiyewe nkimara iravuze ya share bayita gute narakubwiye ira bande bayita gute yagufashije
Symphony Band. Symphony. Aravuga ati ngiye kuko nari nzi nkimara kubona Symphony nibyo imaze gukora. Nkareba Bruce Melody performance amaze gutanga ariko Melody wari ufite energy nkeya. Yaje asinze. Nari meze neza. Ahubwo maze iminsi ndwaye agakorora niko kari kunyemeza. Numva nuko mwijwi bitameze byose. Yego. Ufite ukuntu ariko none nakubwiye mani wakoze repetition y'igihe kirekire. Oya ndarwaye inkorora. Inkorora ndi gukorora. Oh. Okay, Dumba. Ubwo Kanombe yaje asinze wallahi. Ibaze kwa kubita nasinze rero. Suko ndi soba. Dumba. Ndafaguma guhereza nyo. We Dumba. Ndashaka isubiza ikibazo mwe ndakubajije. 001 ndashaka kubona Melody ntari zimanuka. Ntabwo nashoboye kureba performance ibyo wabonye ntacyo. Vuga ibyo wabonye. Ibyo nabonye vibe watangiranye vibe nkeya ariko ziza kwiyongera biza kumera neza. Nakunze performance yawe cyane na Jesse. Eri danger. Iyi myanya hano hejuru iragurishwa ukanda kuri gallery ukanda kuri Galaxy uzamuka. Gira uyoboke rero Dumba. Asaba kuyoboka kabiri. Gira uyoboke nawe tukwite muyoboke nk'abandi bana ubere neza. Yes. No. Uraza gatatu. Dumba yari yarankumbuye. Yabonye. Hari ubutipe wakoze ifatafata kuri Twitter. Kuri Twitter afata ntuza afata abantu mwese mufite ikintu mushaka kwaza Melody kuri kira gitaramo cyabaye ariko no kuri iyi ndirimbo yakoranye na Diamond indirimbo mu buzima iyi ndirimbo igiye gutekinga over muri Africa muraje mu birebe ndashaka mwese muze hano Dumba nubwo ari ikibwa ababundi abafana bo kuri iriya Saidini nabakunze sinzi umukobwa nawe yari kubivuga nabana beza gute bakunda umuziki ntago ari ibintu by'ikigare kandi narabimubwiye navuga ngo nzamwiba abafana Ubita kabano Muyanganire nakoze show ndwaye murabyumva n'ubu ko ntameze neza Uwitwa Kabano yaraje hano arambwira Masisi boy Uwitwa Kabano yaraje arambwira aratubwira ati turashimira The Ben ko yatumiye Bruce Melody akaza kuduha umuziki uturangiriza umwaka ibitaramo rero bigira ibintu biravuga ko mwaguze abafana warangiza kuririmba abafana bose bagasohoka muri stade bakagenda ndashaka gutiyaringa kino kintu ya event igira challenge nyinshi ariko Godfather reka mwereka ibintu ugiye gukora dushire hariya boss njyewe na Bruce abafana ba Ben bame gift abafana ba Bruce bazimuhe ntabwo bishoboka bro ntabwo byashoboka wowe bikora urebe oya ndahita umusta Dumba hari ibintu ashobora gukora mu buzima tutinya uretse gato uretse niyo uwo The Ben yaza ntabwo yakora iryo kosa Dumba kandi yavuze ko niwe 001 nyine nashaka ko bigaragara wari umusitari w'ibi nashaka kumwereka ko abafana ba Ben bashobora kumusanga hano bagahita bampa gift bakamurusha kandi ahibereye ntago ubona ko nanjye ndiko nawe uri mu bafana oya njyewe nemera ukora sindi kumwe njye na Bruce njye ndemera ko akora neza Dumba ndashaka kubabwira ko hari ikintu ntashaka kwemera hari ibintu ntashobora kumva ntashobora kwemera abantu bafata Ben bakamumanura ibyo si byo n'abafana banjye babikora that is not kumumanura gute great nyine kugaragaza ko ari umuntu adakomeye ntabwo nyine ubyemerewe ndashaka noneho ndashaka kubwira uwo mukongomani wawe njyewe ndi umuhanzi number 1 dukora akazi kamwe twemerewe gukompeta twemerewe kujya mu marushanwa abafana mugira umutima mwiza muvugana urukundo mwe ku brand ya Ben ni brand nyuma yuko abo bafana bamaze kukwereka urukundo ngo nubihenureho my friend ubatwumvikana reka making a point abafana banyu mvuye gwamagana Ben Dumba Bruce umva ukuntu Bruce yambwiye ariko umva ukuntu Bruce yambwiye ahita arambwira ndamubwira ati abafana bashaka kugutera peace urumva uzi ukuntu yambwiye
ngo mani ngo numbwire ko ibyo ngibyo ngo ari byo mpamagariye. Ariko rero yari attitude wumva Bruce reka kubeshya yari attitude amaye ntabwo meze nkawe ngira ibyo nkora yari attitude amaye kubera hari umuntu yari arangiye kumubwira amagambo ajya atambwiye ambwira kubera yabaje kumbwira ngo Dumba ngo nakwizeraga ariko namenye ko ngo ari ibintu wigeze kumvuga ndamubwira ni ibyo iki niye kukuvuga bimunanira kumubwira Dumba mva nkubwire Dumba reka ndangize Ako sura rangiza ryari urangiza bigeze bimunanira kumbwira noneho arimo nama attitude abafana ntabwo arimo bavugisha nanjye ntabwo mbwiye ibyo ngibyo arimo nabubwira nahise mubwira agaswera nyina mita nigendeye Bagenda bakavugisha ukoresha wanyu uko namubwiye nabwo ati ugaswere mita ngende bari byo stop ubwo mubwira Dumba ni wallahi reka nkubwira ikintu kimwe nanjye urabizi ko ibyo bintu ntabwo nabitinyuka kubikubwira wowe nukuvuga ngo ahubwo oya niyo bifu dufitanye na Bruce niyo uburetse gato ibaze Dumba kaguhamagara urumva wowe kaguhamagara kavuga ati ndahantu abafana barashaka gutera peace no ofete Bruce yari afite ibindi bintu ntazi bari baramubwiye oya turetse ko nta twemere ko byari bari cyangwa ntabihari urumva wallahi nanjye ibyo bintu wese twabonye umwanya ngo ubimbwire umanyire nkubwire Dumba mbikira uguye gufata ugashyira muri uwo mutwe wawe utari kumusatsi koco njyewe ngira akazi kenshi ndi busy n'ibintu byinshi kuba usinze ugahita ufata phone ukampamagara ntibiguhindura priority ahubwo wakampamagaye nka gutya ari ikintu cyihutirwa cyangwa se wenda nakubwira ko ndi busy ukabyandastandinga nk'umuntu w'umusirimu nawe ubundi kukubwira ko ndi busy nagufitiye umwanya ukarakara mwese Dumba ngenda gutereta mama yake umva Bruce ni ryari wowe ntitujya tuvuga tukabana n'amasaha 2 bafite umwanya uwo munsi niwo munsi utari ufite umwanya Kirage nari busy nari ndi busy none wamamagaye kwanza wari urimo urakora n'indirimbo wari muri studio none se wenda kuririmba ndirimbo kandi atari studio nyayo ari studio yo mu rugo ko nkujya uciringa subwa mbere ngo amagaye cyangwa tuvuganye uri muri studio yo mu rugo inspiration yanjye uranyicira iki inspiration yanjye ngewe wari ufite ibibazo bari barangije kuduteranya wari uraho gazi tugaruke gato noneho tugaruke gato kuri iki kintu Dumba Melody arakubajije ngo niyo waba waravuye mu gitaramo I mean kuri live direct nyuma waje gukurikirana na feedback urazibona nayo yaguha kutise no reka za tubwire kandi abizikora bitubwire ase Bruce kuvuga ko bakuvuga neza dasha ariko se waburetse turashaka kumva nabi nabyo nta kibazo erega harandi ikintu kiba kitavugika nabi urimo kunyumva ndashaka kugira ushireho comment gitaramo cya Melody na The Ben wacyakiriye gute igitaramo cya Melody ariko ubundi none se Melody mbanze ukundi n'ubundi ibintu biza kugenda I always know mbanze ukuntu biza no bitubwi namaneka kugenda gutyo wowe wabyakira gitaramo kivimuzi nkuko yabikubajije ntago ndabona party ya Ben man niriya wabonye utakirimbiye none se ko symphony yari icurangiye Bruce reka nyikubwire amubwiye Bruce The Ben adafite symphony kandi nararangiye kumenya ko nta nubwo abari muri organization ya Ben ntago bigeze bakora effort zo gushaka ikindi kintu kingana na symphony ubu nari kureba iki niyo mpamvu kamubwire party ya Ben kamubwire party ya Ben nubwo mpamvu none se nari gutegereza iki nahise nanasinzi party ya Ben kandi wanatize nawe bagwaye iminota bagwaye wahise uyirenze we yari afite igihaha n'ibyo guha abafana wagira ngo bari kubizimya none se si ibyabo bombo clati pussy thing ngo kwiki bamuhaye isaha imwe n'igice cyuragira amasaha 3 Dumba ene TikTok universo hano Dumba na mufana wa Bruce atanga TikTok universo mu 2015 nibwo nazanye symphony wowe kubera ubu utafite n'amakuru ahagije buriya symphony nubwo bacurangira abandi bantu ariko ni official band yanjye abo ariko iyo uvuze kuyizana bimenyesha ikintu kujya uvuga ibintu abantu bafashe umuziki bawugira ikimina
bawukuramo ibintu tutamenye. Bruce ujya uvuga ibintu mukabipfa n'abantu nuko wavuze ko Element ari we wamuzanya itarakara. Symphony ntabwo iza kuzinduka mu gitondo irakaye. Ibyo se byabujije pompom gusohoka. Bombo Clat Pussy Bihuriye hese? Nuko kurakara nyine kwawe wese ko warakaye nituri kuvugana. Kocho. Niwe mera pompom. Reka nkubwire Muzafa. Hari ukuntu ugira umugombo. Music industry ntago wakwanga umuntu ngo umwange birangire anytime murakorana. Niyo mpamvu ujyona nk'umuntu ariko ibyo urabizi ko ari njye umuntu wa mbere ubizi. Niyo mpamvu muzu mukamvuga nabi gutya. Ubuzi wawe nkuvuze nabi wowe Dumba wabyuka uruhara warutukuje. Njyewe iyo bamvuze nabi ndicecekera nkavuga ne uyu muntu reka nzamufatira ahantu hamwe mpite mwereka. Narogo muvuga Jesus. Dore uko kireba. Ubwo se nta mufana wa Ben Yampintare. Ariko so uri Ben. Iyi ntare ntago bayihaye ndi umuvugizi we mwiza sindi muyoboke. Dumba iyi ntare bayihaye Godfather bakoze kuri Goro ntabwo iyi ntare bayimpaye. Uriya bamwita Mama Miracle. Umuvugizi utararebye performance y'umuhanzi avugira bakwirukane. Thank you. Oya amwirukane. Bamwirukane. Uretse gato. Dumba hano hari akantu bari baragakase bagashyira aha. Dumba kankashake ngakine. Baragakase kangashake du. Fadarizere kutagiye gusebya Ben. Oya reka nkubwire rero Melody. Godfather waramwumvisha ukuntu aguma avuga de Ben. Umva nkubwire rero Melody nyumva. Melody kumvikana. Melody nyumva. Ntabwo nkumva nuse ndi mwana mubwire Godfather narakubwiye. Melody nyumva hano uretse gato Dumba nyumva hano gato Melody. Godfather niyo mpamvu nashyizeho akadomo nyumva neza cyane. Sindi muri gatabirato sindi umukomba kwaha. Ibyo mwakoreye fata ku mavuta ndabizi. Ibyo twakoreye fata ku mavuta se nibiki uzi kwanza kubera ko umugabo mbwase kimbohe ntago ndi bumuvugeho. Ego rero ntabwo ngewe ngufana fana indirimbo zawe. Niba ari biriya rero byawe nazo uzazihorere kuko narakubonye ugera gutyo ugafata umuntu ukamucyegeta witwaje ngufana indirimbo ze ngo ntumufana. Jewe n'indirimbo zanjye tubagendana n'injye uzihimba ubwo ndimo. Ubwo rero ndagufanuruye ndazifanuruye. Godfather indirimbo zawe nazo nazifanuruye. Nta muntu wundi wakora ibintu nk'ibyo twakoze ejo bundi. Niyo mpamvu ugere kuri amazina abiri ugomba kujya ufata akantu k'akarongo gacaho. Reka roho inyurire nzira. Uremera ko Ben yagoye platform kandi wari uzimye. Wese uremera ko iyo platform nayo mutwaye atazongera kuyibona. Mama nyawo ushobora kubyemera. Nawe ugiye. Aragiye byanyabyo dore nguwo ararenze. Muzafaru n'imitego. Yitwa se imitego yo katsindwa ni yakare. Imitego arayitambitse. Abafite amagambo mabi bamwiteguye bamureba mu maso tuba turebana. Oya njyewe mubwiye byabaye. Gazi mutapinge screen bataza kutumanura. Mutapinge screen please. Wenda ntabwo twasubira inyuma ngo dutekereze ku bintu by'akanyafu. Inkoni kunda. Ariko ntabwo ariko se hagati yanjye nawe niri buri kumubaga harya da mbere yo kuza kumvuga ngo simubage yavuze ngo niwe wemerewe kumubaga wenyine. Ngo niwe wemerewe kumubaga. Ni njyewe nyine dushaka kujya muri competition tukarushanwa abafana. Abasigaye mwese hari igihe mbabona mwabizanyemo umutima mubi kandi bro ni entertainment nta mutima nta roho mbi nta nakariye umuntu igomba kugendera muri ibi bintu. Sigaye uzi ubwenge Bruce sigaye uzi ubwenge. Melody ibivugwa ko abafana mwabaguze mukabatwara.
hari amafaranga nabagurije njya kubagura ukabaso akose kuvuga nabi kibazo uri umuntu aramubaza nawe akavuga nabi ntabwo ndagusubiza mbese ntumbajije ariko se ko twahinduye platform ko iyi ngiyi atari Twitter ngo namwe ngo ntabwo tutari ya nyoko reka ntabwo nabyibagiye Dumba uribuka manura kwa dufata yaramanu yaranyemeza bukeye numbabarire bukeye ndamumanura ndamuminura cyangwa ntibarakimanwe kiraraka ariko musa twagiye dukozanyaho nushaka uzareke twibera inshuti ntabwo twaba inshuti uretse nkubwire mero ntabwo utanga amafaranga urabizi biragoye ngo dufata kubana nanjye nta mafaranga umpa ntabwo twabana nta mafaranga umpa kuko yesi nkora muri banki ntabwo ukora muri banki oya nta n'amafaranga menshi ngira buri ukora mu mifuka y'abafana nta kintu niki na kimwe tuzaba tubana gutya nabo bankora mu ijosi ako kantu so Melody igitaramo mu ncamake reka nkawe igitaramo cyagenze gute mu by'ukuri ngewe kuri side yanjye igitaramo cyagenze neza ni iby'agaciro kinini kubona dukora ikintu nka kiriya nyine kikaba kikarangira wenda sindabona umwanya mwiza wo gukora comment ifatika nzaca kuri mainstream wenda mfite gahunda yo kujya ku isibo nzaba namaze gutunganya neza mu mutwe n'amagambo nyatondetse neza uko ngomba kuyavuga ariko mu ishusho rusange igitaramo cyagenze neza ubwitabire bwari hejuru cyagenze neza n'ibitaragenze neza ubwo ni ugushaka ubukurikiyeho nyine tukabikosora okay wow ubwo reka tutegereze noneho ndatekereza bivugira ku isibo dutegereje TikTok Universe ko zimanuka hano ku bantu bashimishijwe ziramanuka ndabizi mu by'ukuri abafana yaba abantu muri hanze mwasusurikijwe ibintu uyu musore yarangije umwaka neza pe cyane ariko bamwe bati ntabwo twari tuzi ko indirimbo ndakwanga ari Melody yayikoreye The Ben biratangaje kubona ajya hari akayiririmba araza kuyitubwira impamvu yaririmbye ndakwanga mu gihe cyo kurangiza umwaka inzabo yangaga niba ari twebwe abafana twari turi hariya uzatubwirira indirimbo by the way kwanza uzanayitubwira cyangwa uzayisibe kuri YouTube nzayisibira iki se ndakina ngiye nkora ibintu nzasiba kubera uri mwihangana na The Ben uri mwihangana na The Ben warangiza ukaririmba indirimbo ngo uramwanga uraza kubigarukaho Melody yewe nubwo ntari umutinganya reka nkwenderaho nkuboneye ni umugani nyarwanda Melody nuru rugendo iyo mbonye abahanzi bari soba bari vierge mu bigize mu bintu by'ibikorobero cyangwa mu bintu by'umwanda batigeze babyijandikamo umuziki ukababera inyenyeri ibazamuka ibamurikira amasaha tukabona Melody bigenda gutya Melody mbere yuko dukomeza show ndabizi ntabwo ushaka ibintu birebire aya masaha twari tubonye undi mwana umuhanzi ufite impano ushobora kubyaza umusoro kandi yaramaze kubona imiryango yose ifungukira rimwe ubona umusore bita Yampano yabaye iki Yampano uti ko muri kumuvuga nko ari ikintu yabaye ndaza gusobanura kamanze point yanjye Yampano ugiye kureba ngira ngo The Ben nzi ufite umutima mwiza ariko ntemera kubivuga ngo nuko akunda Imana ntabwo uraho watanga platform uko nabagiye azihabwa yagize gutya afata uyu mwana amuha platform bigenda neza umwana asohoye indirimbo turazikunda ndetse ejo bundi mu mwaka ushize umuryango wa RPF Inkotanyi ufata Ruti Joel umuhitamo nk'umwe mu bahanzi ugezweho wagomba kujya kuririmba mu bitaramo bari bafite mu bihugu by'i Burayi ariko agira gutya izo opportunité umwana muto zose arazifata aragenda azirundira hamwe mu gatebo kamwe arangiza akitumamo Melody iyo ubonye impano nk'iyi ngiyi kwituma byari biri ngombwa birenze kwituma yanyujije hasi no hejuru uko tuvugana umwaka ushize urabizi hari abantu uzi bari mageragere abasore barenga 4 kubera video ya Yampano yagiye hanze aganishaga ibyo bivuyemo ikintu kibabaje kurusha ibindi Melody narahagurutse kugeza naho natabaje inzego mu ijwi ryanjye abantu bakunda benshi cyane saba kuri amusora akeneye kurenganurwa ndetse nsaba n'urugaga rushinzwe abahanzi urugaga rw'abahanzi narwo ndaruhamagara ndavuga nti nakabaye mbona abahanzi bakuru bamagana ibintu byakorewe uyu mwana w'umuhanzi kugira ngo abone ubutabera
mpamagara minisiteri y'urubyiruko ishinzwe abahanzi bafite mu nshingano imyidagaduro, ndavuga musabere uyu mwana ubutabera kuko yahohotewe n'ibi bintu byamukorewe ntabwo bikwiye. Naratabaje pe kugeza n'abantu baba bavuze ngo ni gushaka kugira ngo abantu bafungwe, ndi kuvugira ya mpano gusa kandi bafashe video. Kugeza umunsi iki cyumweru, kugeza ku munsi wa mbere nibwo nahagaritse icyo kintu. Umwana avuye i Burayi ejo bundi ku wa mbere ageze mu Rwanda, aragenda ajya muri hoteli Kanombe aramugusanza, afata undi mukobwa noneho streaminga igikorwa barimo, ahita streaminga ahamagara abantu live. Hafi yo kwa ni hafi yo kwa Bruce Melody. Urukumva Melody? Afata video ashira live ahamagara abantu we yambaye gusa n'umukobwa bari kumwe. Ara streaminga no kuvuga ngo ntabwo yongeye kwirecordinga ahubwo yakoze live. Amashusho none yasohotse. Ibyo bintu birongera birasohoye. Ubwo ni ndasohoye. Urabaza ngo ndabisohoye kandi nkubwira ko yagiye live agahamagara ahantu live yarabisohoye. Niba yaramagara abantu live yarabisohoye. Uwo muntu ara muri recording. Ntabwo ahamagaye umwe. Yahamagara kumwe agakupa ahamagara undi. Abo bantu nibo bari recordinze rero. Abo bantu yahamagara nibo bari recordinze. Yewe rero ndikumva abantu uri kugana bisaba ko nigira umucamanza cyangwa umujaji. Ntabwo aho ngaho ntabwo nshatse kuvuga kuri ayo mashusho. Ndashaka kugira ngo mvuge ubishye muri context y'umuhazi. Ntabwo nshaka gushyira mu bintu byo kujajinga iby'amashusho. Ahubwo ndashaka kuvuga ku mpano nk'iyayampa, ku mpano nk'iyu mwana yari afite n'amahirwe yarabonye, igihugu cyari kimuhaye, abantu bakuru be kubona nka The Ben amufata akamuhereza platform muri Arena warabibonye. Kampani zitangira kumusama ziramufata, zitangira kumuhereza ama contract. Umuryango nka RPF Inkotanyi baramufata bamurobanura mu bahanzi mwese barabirengagiza, bafata uriya mwana we na Ruti Joel bamuhereza intuza. Ku bantu batabizi buriya yampana amashusho yagiye hanze avuye gukora ikiganiro ku gihe, we na Ruti Joel bagomba kujya i Burayi babikansorinze, ico kiganiro bagikansoringa nticyasohoka. So ayo mahirwe ubonye mu by'ukuri umuntu nk'uyu nguyu, iyo opportunity nk'umwana w'umunyarwanda wari ugiye kubona izo opportunity bitewe n'impano nawe ufite Melody. Ibi bintu mu by'ukuri hakorwa iki kugira ngo ibintu bihagarare, noneho umuntu ufite impano ntayisinde ataratangira no kuyibyaza umusaruro? Amagambo make, impano bagomba kuyirinda gute? Twagiye Impano se kwirinda bisaba uburere bwo mu rugo Dumba. Urabona nkawe ntabwo abasha kurinda impano. Mana yanjye Bitangirira mu burere bw'umuntu uko warezwe, kandi hari n'igihe umuntu agira ibyago akaba atarabashije kubuhabwa, ntawe ubihitamo. Icya kabiri ukiga nyine gutinda mu bikureba. Iyo ugiye mu bitakureba induru ziravuga. Naho ubundi gusharinga ubuzima busanzwe si n'umuhanzi gusa, uwo ari we wese kwifata amashusho ntekereza ko ari igikorwa umuntu yagakoze abanje gutekereza kabiri. Iri koranabuhanga abantu barariturusha. Niba waba uyafite wenyine hari igihe umuntu yakugwira muri phone kabisa akabirangiza. Uretse n'umuhanzi rero, uwo ari we wese gufata amashusho y'urukozasoni no kuyasakaza ntabwo bikwiye pe. Naho umuhanzi muri iyi minsi ngiye kubibasubiramo hano muze kubireba murasanga ari byo. Kuba umuhanzi mwiza muri iyi minsi birasaba kuba karakteri yawe nayo ubwayiseringa. Kuba uririmba neza. Subiramo. Kuba umuhanzi mwiza na character yawe nyine ikwiye kubiseringa nyine nayo ari character. Ukwiye kuba wowe imbere y'abantu bawe. Ntugerageze kuvuga wenda nka runaka cyangwa se kumera. Hari nk'abahanzi nzi ngiye bameze nk'abapoliticiye. Sinzi icyo bakora mu muziki kabisa. Umuntu mamaze ikibazo agatanya ngo se wabyibagiwe. Subiza nyine ibyo bakubajije. So character muri iyi minsi kubera na platforms bavuga bameze bavuga gute iyo babaje bagura amusani wa wicariye amatwi cyangwa yafunze shinyo simbiza ariko sindi busubiremo. Urumva kubera iki buri gihe uba ushaka kwataka The Ben? Ariko Dumba ariko ibyo bimanirika hano. Dumba uvuga ngo The Ben Dumba nyumva Dumba bro ikibazo urakizi Dumba ariko Dumba iki se bari nawe ndeka uretse gato ibi ntabwo mbyita ntabwo ndi muri campaign, ariko niba maze guhamagara Tom Close agize ikintu abivugaho sibyo, maze guhamagara batandukanye urukunyumva
reka arangize point ntongere kumuvugiramo ku kintu kiri very sensitive. Hano dufite abantu bafunzwe kubera ikintu, so please ndabasabye bareke twumve point ya Melody. Nyene narindi kuvugira muri rusange amashusho y'ubwambure n'ukuri kose nta kintu yakugezaho kiri gushaka ko porn star. Niba nta kindi wayamaza, niba nta kindi wayakoresha, natwe ntago tuyashaka nyine tsimba kabisa. Kuba none hari ikibazo cy'uko ari wowe ubwawe wayifatiye sha ikosa nyine bwo ritangirira aho ngaho. Icya kabiri anacunga abantu bamwizeye, we warumbwiye mu muziki gusa ariko si mu muziki gusa no mu buzima busanzwe. Ushobora no kuba umucuruzi usanzwe wenda utazi gukoresha social media, ugahamura social media ngajya gufata ugahuza ama email n'ibyo byose. Iyo kaguyeho uba warangiye. Abantu nta bwoba bafite bwo ku expose abandi kubera amafaranga makeya. Rero nanjye rega nabaye aho hantu nabaye ngo dufite ama video yawe cyo kora ikiza cyanjye sinjye wayifashe. Arahari oya narabyumvaga nyine babivuga mbere na mbere nkitinya guseba. Kuba umuhungu nawe wari ubufite none byarabaye. Ese bira bintu haririmbaga warabiminungaga byo kuvuga hari igihe watinyaga guseba? Cyari kera nemeze nkamwe mwese. Guys ndashaka murebe iyi account kizano hejuru mu following niyo main account yanjye, mu following abantu muri aha ndabona hari 3,000. Iyi account ifite akadarapo ka Canada, please ndabasaba kuyifollowinga. This is my main account, niyo ngiye kujya streaminga mo. Niba utayifollowinga please follow this account. Mu following iyi account tukumva Melody, mu following hanyuma nyimanure. Komeza Melody. Kera ntabwo byabye ariko nyine igihe kinini n'umuntu ubikora, ahubwo reka ngira inama abantu expose abandi. Yego. Ikaze video y'umuntu kayishyira hanze n'ukuri kw'Imana nyine uba werekeje ku munzira y'amageragere. Nawe ubwawe uba wihemukiye kubera ko umuryango we niba harabarutunze, niba ari ibyo wapangaga imyaka 2 y'ubuginga kubera ko gusa ufitanye ikibazo na runaka ufasha amashusho ye uyashyize hanze ukita umuhanga mu bintu. Byenekereza ko abantu bafite ibindi bintu bakora no kwisanga muri saga nk'izo n'ubwabyo bimanura agaciro k'umuntu. Kumva umuntu adumba muri ibyo biboro bya Yamano Dumba baramana kunyujijemo ijisho ibiki semana ibiki gana gusa kuda bakubwira ayo mafuti yose utagakwiye no kuba izina ryawe ry'associatinga nayo. Siyo mpamvu se mba nababaye. Ntago kubabara nicyo kibazo, wowe associatinze nabyo byarabaye byararangiye. Watinyaga guseba none byarabaye, urumva? Icyo gihe usanga brand yawe nuko abantu bagufataga n'iki, urumva nyine n'icyasha kiba kibaye ku muntu kitoroshye kwikuraho. Noneho ibintu bigeraho bikavamo icyaha n'ukuri. Turabajene tururubyiruko ko exposa ubwambure bw'umuntu niko kwihorera kubujiji kwa nyuma, kuko ikintu narusha umuntu ngumva nishimye n'amafaranga. Jewe point yanjye niyo. Hanyuma ndifuriza abantu bafunze gufungurwa, nta muntu n'umwe ukwiye kuba mu nzu y'imbohe. Kubura mu nzu y'imbohe iyo bavuze ngo umuntu ari mu maboko ataraye, mana gukora ibintu byose nyine kutabishaka, ibintu biba ari leta ibyemeye. Ego aho rero niba iki kintu tunabijyana n'amagambo abantu bakoresha hano kuri social media. Iyo ujyana ugafata umuntu ukamwandarika ukamwandagaza ubizi neza ko hari mugenzi live, gusesereza umuntu ukamwinjirira mu buzima ukamubabaza, buriya wagutamo wabikunda? Cyangwa abafunzwe wabonye ari ibintu by'imikino ubona we bitakugeraho? Ni no kuvuga amagambo abaze ukarega no kubabaza amarangamutima y'undi nta kintu bimaze, nta kintu na kimwe rwose bimaze. Bareke twibereho tumeze neza, wenda Yamano Imana imworohereze ariko anatubera isomo nyine twese tubirebe tubyige. Hanyuma ubutumwa ku bana bato bari kuzamuka muri uyu mwuga wanyu,
bisanga bijanditse muri uyu mwanda nk'uyu nguyu. Dufite nubwo tugenda tubona impano zimwe bakagenda bazigoragoza bazigarura. Ndafatira urugero kuri Gisa cy'inganzo twabonye The Ben yahaye amahirwe tena. Bivunika nakumvise bivunika. Number 1 bakoresha agakingirizo. Ndumva ngwino ufate Bruce Melody wawe mwana akomeje kuba mwese remani ngwino ufate Bruce Melody wawe nese nguru kumva. Baravuga iki? Icya kabiri birinde ikintu cyitwa ikiyobyabwenge. Icya gatatu ntibasinde feme. Ntibasinde feme. Gukoresha agakingirizo, kwirinda ikiyobyabwenge no kudasinda feme. Gukoreshaga agakingirizo. Uyu ntabwo njya mumenyera ntabwo agakingirizo kaje gate. Like out of nowhere nsanze agakingirizo hano. TikTok Universe kwa Melody nabuze TikTok Universe Melody. Nta mufana wa Melody ashobora gutanga TikTok Universe. Babitwereke. Urayibona. So Melody tugaruke ku ndirimbo. Muhe Melody TikTok Universe hano turebe. Iramanuka. Melody niyo gift ya nyuma kuri TikTok itangwa. Melody ndashaka kugira ngo noneho tugaruke kuri ntuzayo tugaruke kuri iyi ndirimbo yawe na Diamond. Ntabwo ndibwirengagiza urabize njye ntabwo simvugiranye n'amuvumi kumuvumba. Abantu bati kuki mwishyuye amafaranga agera ku 50 ariko zafana babwira reka amafaranga mwishyuye kugira ngo mukore collab n'umuntu. Ngo nyuma yo kwishyura 50 ngo kugira ngo usore indirimbo we na ntuza na Diamond ngo ntabwo yigeze promoting indirimbo. Ibyo ngibyo bimeze bite babitubwiraho iki? Ba promotion buriya ni ikintu umuntu akora bitewe na availability ye nuko ari kuboneka kandi njye n'abanyapostinze mugende murebe kuri story n'indirimbo yonyine yuzuyeho no kuri feed ye yashyizeho. Ntekereza ko wenda atari umwanya wo gukora ama challenge kandi nabyo bivuze kuba icyambere nuko ingombe iri kugenda. Erega Diamond ntabwo challenge sari mu ndege ari mu ndege yari araza no gukora n'ayandi. Icyambere rega Diamond ni umuhanzi ntabwo ari umupromoter. Yego. Uko abyumvishe uko abonye opportunity yo gufata iyo video araza kuyifata none se ngiye ko ntarayikora. No kuvuga ngo noneho nuvuga ngo uza agaciro k'aba promoter. Ndakazi n'abantu ba TikTok nibo badufasha kugira ngo ingoma zigende. Shout out ku ba TikTok bose babadanje bari hano ndabemera bya hatari. Hanyuma kuki mwumva ko mutekereza ko baba aba promoter cyangwa bakageraho bagaze bitarabavuye ko n'amafaranga mubaha? Nari nzi ko TikTok yishyura. Yishyura kubera tuba promotinga. Bruce nicyo kibazo cyawe. Bruce nicyo kibazo cyawe. Ntangiye kugarukira Dumba. Nicyo kibazo cyawe Bruce. Bigende gake mu nyumve. Ko ndi umuhanzi nk'abahora umuziki. Uguhaye wemera ko ari umuziki mwiza. Yego. Aho kugira ngo mfashe ku promoting ngo nzabone amafaranga urashaka ko mpita nkwana n'amafaranga. Nose muri studio nk'abanyemo ATM. Abantu mwese ndashaka Melody agere ku 100 none ha bro. Mugeze Melody ku 100 birashoboka by'amakoyini tugere kuri 100k. Melody hari ikintu utazi. Ndashaka kubamenyesha ko target ntabwo nashyira muri Melody target. Ngo mutapige screen. Oya Deba hejuru kumva na urarivuga kabisa. No uzi ko buhari man. Oya niyo byacitse niyo byuploadinze kuri YouTube njya kumva ngo guys ngo mutapinge screen. Ariko Melody uzi ko mu nyumba kurusha ukuntu numva indirimbo zanyu. Hari radio yigeze kwaduka mu Rwanda yavuze ngo twaracecetse kugira ngo tubumve yavuzaga umuziki gusa. Melody nibwo rero mufana simba fana kuko nibi bigani. Ariko hari igihe abahiye nanjye nkaza nkumva nyine. Hari nk'igihe uri mu turimo tw'amaboko ukaba wakwambara kayiteri ukaba wiyumvira uko byagenze. Bivuze ngo ufite catfish. Oya numvira kuri YouTube urebye ibyinshi se niba byuploadinga. So hano urabizi ko aya masaha uzi ko indirimbo yawe nkamwe wenda nk'indirimbo za kara hanyuze wayishyira no kuri TikTok ariko wari uzi ko hano TikTok igira copyright uburyo indirimbo yanjye iyo ikoresheje we ntacyo baguha
njyewe nk'indirimbo yawe nyiko especially nawe aya masa indirimbo yawe cyangwa nkazira video mu duwa z'ama challenge wena nk'aba TikTok bakora ama challenge bo sava agakora content ariko nkanje uri guturagurika hano gusa wena nkabona nka video cyangwa nka video ngo uploading kuri platform yanjye immediately ngiyo ihitiruka copyright nka kintu nafatamo. Yes. Nanjye kumva impamvu yababaye. Yeah, so Dumba nka Dumba biramwishyura kuko Dumba urabona we akora original, we akora content ye. Ndamushimira katagihe nahenura nganareremburi. Namubwiraga ko yabagihe nagahenura ntabwo aba yarisanze mu bibazo bya RIB. Ariko swa mugari. Ibi birarutana. Kiranyica. Mwese murasa. Ntago so Melody rero niba aba promoter kamabwira ikintu cyo mugomba kumenya urukumva urabona ukuntu Melody aba minister babafataga bakavanga mu cezereza ngahe nje gusanga mubyigiza nkana muzi akamaro k'aba promoter n'abantu bakoresha izi platform aba social media influencer urimo kumva ariko mubigica nkana ntago mushaka kumva ko bagomba kubashoramo ngo muwe ku mafaranga tubashoramo ahubwo umuziki urahenze god ngewe ngira team management urebye nabikurikirana nuzabimpora zabandenganyije ariko umuziki urahenze nuzabona umuhanzi nta kintu abashije gutanga sometimes mujye kugira n'ubushobozi butaraba bwinshi cyane ngo tumere nk'abandi uko mubabona. Yego ngewe ku bwanjye ntago nshobora kubyanga ntago nakwanga ko umuntu wakoze ahembwa ubaze Dumba nawe Dumba yashatse ko amafaranga ndamubaza ngo uremera gukora ibyo nshaka ngo ntabyo nkora ngo ndakora ibyo nshaka mbese ubwo ndabakwishyurira iki? uzi ibintu ubushaka ntabwo babishoboka. guys mukore nka birasara akoze birasara musonera akoze ndashaka mukore nka biriya ndashaka kubona Melody ageze ku 1000. I need someone to drop something big please. Dumba erega Bruce ubushaka ko tuvugira ibintu hano nicyo kibazo cyawe ubushaka ko tuvugira ibintu hano ariko se bitwaye iki? Owe kana ukavugira n'ibyo utavugira koresha ubwenge umutwe wawe ni degede ntabwo navugira ibintu byose hano niko Melody. Yes. Icyo ni ikibazo cya management mufite management zanyu zumva zidashobora kugira zigira mwagiye mutanga amafaranga management yanjye ntabwo imana amafaranga bazi ko bahana abantu badakora umuziki abo Dumba nyuma yuko tugahere management yanjye imana amafaranga hanyuma management yawe yapfiki na Dumba reka bizanamo ama feelings nicyo kibazo. umva reka nkubwire njyewe muri 155 umuntu dufitanye ikibazo ni Bruce wenyine. Nawe wacyumvise ikibazo dufitanye ariko nawe ntiwacyumvise waje gusuhuza abafana kerega turavano tujye urabona Godfather ibintu najyaga nkubwira Jesus iki ni iki noneho tegereza uraje ubone ibitangaza Melody dufite ikintu bita umufana aba n'abagezi uwayamaye umufana meya komegoye kwanga mukanyazi abafana ba Debeni gift muzime ndazishira Debeni abafana ba Debeni gift muzime ndazishira Debeni ngo yarabatwaye yemwe yarabatwaye dore guys ndashaka ibihumbi ijana Dumba zanira muyango hano nzanira muyango ibihumbi ijana ubwo se mwana mubirebere reba hejuru yawe urara kugeza kuri 47 haraburaho 53 God I need something big anybody who can surprise so urumva nani Melody Dumba rero akubise zahenzapu nkubita za Munyakazi nkubita za bado bigeze nkubita kungora mbona ibintu bihinduye isura ndavuga ngo ningera kurogera noneho masikini biragenda biti nkaba nari mfite na plan yo kuza gupremiering indirimbo video ariko se bitanitahira ndacyadutungwa fero ndabaza ubundi Melody mbabona atakenda aba promoter arishoboye turaza kureba ko promotinga ingaruka zibirimo ndashaka kuza turaza kureba ko promoting ingaruka zibirimo
nta ngaruka n'imwe iri mu kwigirira icyizere no gukora akazi kawe uko bikwiye. Uzi abantu bajya bangira inama ngo sinkaze kuri live, kandi najya muri stade nkabona harahiye. Jesus, biri kumumenaho. Wajya muri stade ukabona harahiye. Ikibazo mfite nk'abantu bangira inama y'ibintu nkora, ni mwabikozeho hehe ku buryo inama zanyu nyine mutekereza ko zifite agaciro gakomeye? Kumwe ngo singe live kuvuga ibyo nagezeho cyangwa ibikorwa byanjye, uba wumva ari nde muntu wabivuga neza kundusha? Mana yanjye. Ari genye ngira ngo ngira umudomo. Bruce zirahagije, mureke mbanze nzikurikize, ni nyinshi. wowe ufite umudomo, Bruce afite ikinwa, bakita ikinwa. Ndabaza Melody. Kubera iki tutabonye abantu bahagije mu gitaramo mwakoranye collabo uba platform kugira ngo mukorane muri kira gitaramo? Bandi ibyo wakoranye na Bwiza gusa, wakoranye n'abantu bangahe hariya mu gitaramo mufitanye collabo abanyarwanda? Abandi barantengushye, abandi indege zirabasiga, ariko n'ubundi nta cyabuze impara kugira gute gucura. Kinera mwari kwa muri kubuhari kumwe hara ninde indege yasize wagombaga kuza? Nimbivuga ubanza bitari bari byiza, reka mbe mbyihoreye. Oya, ntabwo ari bibi, byaba ari byiza tukamenyereza no kubana nabo mwakoranye. Reka ngira ubwenge, ntabwo namuvuga ariko ibintu byose napanze nka 50% y'ibintu nari nateguye nta byabaye. Melody, hari ikintu cyagutengushye cyangwa hari icyo utakoze wagombaga gukora muri kira gitaramo ku buryo byari kurenga ibyo twabonye? Ari ibintu nakubwira 50% nateguye ntabyo nakoze. 50% y'ibyo wateguye ntabyo wakoze. Bibiri men. Regista igitaramo ntabwo cyari icyaye bari bagutumiye. Turabizi bibiri men Melody. Wakigize icyawe byo? Umugabo wo kuri radio TV1 umufana wa The Ben yarizayo kwarika, aravuga ati twakiriye umuntu mu rugo dusohora mu nzu ayisigaramo. Ayo kwarika yari kurira, yarize amazi buriya yo kwarika, ni amazi baba bari busongemo ubugari. Guys, ibintu muri gukora nibyo guys, haraburaho 50 gusa ntegereje umuntu uzopinga the big thing. Melody, tugaruke ku ndirimbo rero, ariko nabuze namaze ngosore Dumba nyarumva avuga ngo umuntu ngabaye igipfura. Dumba njya kwigisha ikinyarwanda, umuntu udashoboye ntabwo ndimo ndakumva, sinimo ndakumva. Guys, mumbabarire bari bamamagaye. Ntabwo nakumva. Ntago umuntu utazi kuganira bamwita igipfura, ni igifura. Ni umuntu muganira igifura akahita arakara. Uwo ni Godfather. Nawe sometimes wowe na Godfather muri bifura. Sha umwana uri igifura ari wowe. Ibaze ko maze gukosora ukaba utari kumva, niba ari idegede, niba ari umwungu, niba ari umutanga, uwo mutwe nisinzi birimo kabisa. Okay, nsubiramo nyigisha. Igifura. Uri kuzana muri bifura. N'imfura. Igifura. Wowe na Godfather muri bifura. Nawe uri ikijije ku buryo kwiga akantu kamwe bigufata imyaka 1000. Ariko mujye mumukosora nazajya byica. Dumba akunda ikinyarwanda, mujye mumukosora dore ntago aramenya neza kubivuga, arinza asazanye imishinga nayo nka yangoma yanyu. Bruce, uzambyara kukiri murabyara. ndishimye rata kubw'iterambere ryiza, ukora umuziki neza ukanasenga, Imana igushire hejuru mu buryo gusenga bayagiye mu myaka 10. Nashaka rata njye ntago ndi umufana w'indirimbo z'isi, ariko ndi umufana w'ibyiza ukora. Murakoze cyane. Kubera ko icyo uvuga ntago
uvuga amagambo meza yubaka abantu. Nakunze ukuntu wavuze ko uririmba ubuzima bwawe. So Imana ikuhagurira gushire kuba international nkuko Godfather yavuze ngo indirimbo yawe ugiye gufata East Africa. Nani ndavuze izafata isi yose. Murakoze cyane. Pastor wasengeye Bruce ndakubwira. Bruce n'umundi n'umukozi w'Imana. Ni umukozi w'Imana musengera. Wumshe kuninjanga unavuze yavuze ngo Yesu ashimwe. He's a man of the discipline and a man of the respectable. Kubera ko Dumba atamenyereye iby'agakiza cyane. Nibyo biri kuvuga abakeneye ko umuntu amusobanuriraho gakeya. Nsobanurira Bruce. Arabyumva. Reka twebe Bruce asobanurire. Dumba. Urumva. Ati ibyo navugaga uyu mwaka ibintu byawe byose bizabe complete. Uyu mwaka bizabe complete. Hano nibwo bwa mbere mbonye kuntu bandika ngo buri muntu wese dusike duhura nanga hibura yandika ku mupira we ngo 001. Ibyo ninjye baba bavuga. Ibyo mucyongora cy'ukuntu babyita pasteri ibo babyita self proclaimed. Nukuvuga ibyo yiyise. No. Yes. Ariko Bibiliya avuga ati ngo ibyo tuziyaturiraho nibyo by'ukuri Dumba. Rero 001 is proclaimed nibyo yiyise. Maze nivugire maze mubwire nje ibyanje. Rata Bruce ibyo ukora cyangwa se bituma twese tugukunda nakumvishe nicanga ndagutega amatwi ufite la grâce de Dieu ufite ubuntu bw'Imana buri hejuru yawe. Wigeze kuza Burayi rimwe ahantu ukorera repetition uri bukuza kwikora kwa Karasira ahantu hamwe gutya mu rusengero no mujya ku ruhande muri indi sale zo guperforminga i Burayi. So kanzamura abantu sasa ngiye kuzamura abantu mwese riri pupe ngo nusuhuze Bruce Melody. Wari waje muri Brussels. Reka tuzamura abantu baza kubaza ibibazo. Bruce akunze. Ngiye nashaka God mubaze ikibazo. Mubaze ikibazo ngiye kuzana abantu ngiye kuri abantu ba Melody baza bamaze ibibazo sasa. Okay, kamwibarize Bruce. Ikibazo mfite bro. Yes. Uraririmba ni byiza, urasura indirimbo ni byiza. Eske ugira n'umwanya wawe personnel wo gusenga, wo gusoma ijambo ry'Imana? Kare. Ako sino wimbajije Dumba. Itani yankundiye se ntumwumva. Akora muri Dumba. Abantu ndashaka abantu mushobora kubaza ibibazo ariko umpande kuri Bruce Melody mani. Harabura amanota make habuze umuntu ukora ibitangaza. Let's go chat muri he? Iri urazamuka. Ikibazo cyanje nkibariza se eske ugira umwanya wo guhimba indirimbo kuko nemera ko ibyo ukora ni Imana iva ku Mana. Nubwo twebwe abarokore dushobora kuvuga ngo uriya ndaza kubona bata Sekira music, no, it's a gift coming from God. Ni Imana iva ku Mana 100%. Nakanze ngusubize. Kugira ngo wumve ko ibyo bintu mbibamo ariko ntabwo nakubeshya ko Bruce njye niyadarira mu bintu by'Uwiteka. Ko jebura iyo ndi kwikorera indirimbo inyinshi nkora ziba ari indirimbo z'agakiza. Izo nikorera nk'umuntu. Ngiye gukora ikintu ntajya nkora ariko n'ubundi ubwo ari iby'Imana izazana n'ibindi. Amen. Oya kuko impano ufite niba dushaka kwicanga turi abantu 2,000-3 turimo kukumviriza, c'est la grâce de Dieu, ni ubuntu bw'Imana buba bukuriho. Nibyo kandi Imana ndayubaha ndanayitinya ndayikunda ariko na rwashitani bwari bwaragiye Ben arabugarura yarabugaruye. Ubuki? Reka banza asubize bandu sivyo? Dumba rego uretse n'uburere urumva iyo Imana itari mu ibintu byinshi birazamba. Akeneye Imana. Dumba akeneye Imana. Oya yatuye agakiza ntago agitukana. Aratukana cyane.
Oya, So, birabivuye. aha mureba iyi ni laptop yanjye niyo nkoreramo imiziki. Iyi ngiyi ni Logic Logic niyo Logic dukoresha. Pro. Logic Yeah. Pro, I know. Urabona indirimbo iri hano inyuma ya nyuma yanditseho Gospel Bruce. Ni akaririmbo natangiye karananira kukarangiza. Shitani amaze iminsi afiteho imishinga itahwitse, ariko dore muhumura kanyibukije. So kera rero nari umuproducer, najyaga nkora indirimbo nkazikorera abandi. Ubu nsa n'uwabisubiyemo, urebye mara umwanya munini muri studio cyane muri iyi minsi. Reka nkumvishe rero ibi bintu ukuntu biba bimeze.